NIBISHAKA THEOGENE, umwesikoro, ibandi, uwavangiwe, umubeshyi, mbega umukoresha ufite manager witwa Jeanne Pomuseni niwe wamukoreshaga amubwira ibyo avuga, aza kubeshya akavuga ku bantu bose, abasitari bose aragenda aradukira, avuga kuri ADPR, avuga ku matorero atandukanye, agera muri Zion Temple kuri Bagitwaza, avuga Izayi, avuga ko agiye guhunga akajya muri Belgique, akavuga ngo yabonaga ngo ku ruhanga rwe handitseho ngo Belgique, aravuga ati icyo gihugu sinkizi. Ni byinshi yagiye abeshya, akavuga ngo Nyabugogo hagiye kuba inkambi abantu bajye bagira kubera inzara, ngo bamwe bazahunga bajye mu byaro. Mbega yagiye avuga amagambo menshi yo kubeshya, abandi avuga ko bapfuye, mbega akica abantu ari bazima. Muri make yagiye avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abeshya abantu, ababuza gutanga amaturo. Murabizi narabibabwiye mbasobanurira yuko ari itegeko ry'Imana, umuhanuzi woherejwe n'Imana ntago aza gukuraho iby'Imana yashizeho, kuko icyo gihe Imana iba yivuguruje. Ariko ngenda mubahishurira, nababwiye byinshi kuri we. Ubu rero tuvugana, ndabatangariza mbabwira ko buriya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, niko umunyarwanda yavuze. Ubu tuvugana yagiye muri gereza, baramufashe baramufunze. Hanyuma nkibaza, ese abo bantu yakoreraga cyangwa abo bamuhaga ibyo avuga bamukoresha nka telekomande, aza akabeshya ngo ni Imana yamutumye kandi nta Mana yavuganye nawe, kandi mu by'ukuri nta nubwo imuzi, iri gukurikirana. Yaravuze ngo Yongwe ngo ni perezida w'ibisambo, ngo perezida wabo mukuru aragiye, reka nawe rero agende abe uwa kabiri, abe umwungirije, hanyuma bizamenyekana. Buriya ntago burya Munyarwanda we yaciye umugani avangurukira mukasoro ugatwara nyoko. Yarabivuze nibyo, aravuga ageraho nawe ubwiwe bisa nkaho ibinyoma bye cyangwa se Imana ye yavugaga, twaje gusanga Imana ye ari iy'inda. Twaje gusanga Imana yari iy'inda, kuko iyaba ari Imana yo mu ijuru ishoboye byose, ntabwo yari kuba yaragiye kuvuga biriya, akandagaza abantu, akabasebya, akagera aho yica abantu ari bazima, akavuga ngo abantu barapfuye, abana babo barapfuye. Ni byinshi yagiye avuga by'iterabwoba. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ndahamya neza ntashidikanya yuko agomba kubibazwa, kuko ntago waza kubeshya abantu ngo bikugwa amahoro, kandi byitwa ngo ukeneye kwamamara, nk'uko bavuga ngo abantu baza baje gushaka kwamamara, ngo amazina yabo ko yamamara. Ariko uko byagenda kose nawe yari akeneye kwamamara, azamukira ku bandi, nuko ahubwo yaje basiga icyasha, abasiga mbega imyanda, imikoshi, ashaka kubahindura ibindi. Ariko ndashimira Imana ko itajya yemera ko izina ryayo rikorwa n'isoni. Abo ngabo bose bazajya bajya habona, abaza bakavuga ngo Imana iravuze itavuze, ubwayo yarivugiye ngo izakubita inkoni nk'iz'akabwana. Bazakubitwa inkoni zitagira uko zingana. Uko byagenda kose buriya nkawe uvuga ati ni njye witumye, ibyo mvuga ni kubwanjye, ariko wibeshyera Imana, kuko kondisiyo iyo uhamagawe n'Imana mu bahanuzi bose cyangwa se abakorera Imana by'ukuri, apana bya bindi byo kubeshya, kondisiyo iguha ya mbere ni ukubwira ngo ntuzavuge ngo navuze ntavuze. Ntuzambeshere ngo ni njyewe wakubwiye cyangwa wagutumye ntakubwiye. Perezida
Evariste Ndayishimiye perezida w'i Burundi, mushimira cyane mvuga ngo ni umuntu w'umugabo. Kubera iki? Yakoze ikintu cyiza cyane aho yavuze ati yavuze ngo abatinganyi ntabakeneye mu gihugu cye. Uyu muperezida rwose bibaye ngombwa umuntu yamugurira n'akantu. Kubera iki? We asobanukiwe neza n'ijambo ry'Imana. Yaravuze ati abangaba nibo baduteza ibyago, baduteza amakuba, baduteza ibyorezo, baduteza ingorane, baduteza kuba abantu bahinga imyaka ikarumba. Kubera iki? Kubera ubutinganyi, tukabura izuba, tukabura imvura, mbega ibintu bikaza bitwivangitiranyaho, tugahura n'ingorane n'ibihano kubera abatinganyi, kubera ibibi abantu bakora, kubera ibyo tugenda dukora uko bwije uko bukeye. Aravuga ati Imana yigeze yicuza impamvu yaremye iki? Yaremye umuntu, yicuza impamvu yamuremye. Birababaje kuba yararemye umuntu, Imana yo mu ijuru ishoboye byose, ikamubumba, ikamugira uko ishatse, ikamuha no kuba yavuga, akumva, akabona, mbega agakora muvoma, akagenda, buri kimwe cyose akagikora. Ariko yarangiza agashaka kuzana iby'Imana itashizeho, akavuga ngo njyewe ngomba kuba iki? Ngomba kuba, niba uri umugabo ukavuga ngo njyewe ngomba gushakana n'undi mugabo, niba uri umugore ngomba gushakana n'undi mugore, niba uri umukobwa ngomba gushakana n'undi mukobwa, umusore ku musore. Urumva izo ntekerezo z'abazimu ziba zaje mu bantu, uvuga ngo abantu babane bahuje ibitsina, maze amadini nayo akabihesha umugisha, dore ko abenshi nyine nta mwuka w'Imana bagira biyobora. Buriya abantu bayoborwa na kamere, nshuti yanjye, umugore ku mugore, ahubwo yaremye umugore n'umugabo. Ntabwo yaremye, mu yandi magambo, yiza kurema Adamu ikongera ikarema undi Adamu, byari kuba ari ikibazo. Ariko yaremye Adamu na Eva, irangije ibaha umugisha, iravuga ngo mubyare mwororoke, mukwire isi, mu isi yose, mbega mugwire. Mu yandi magambo ni nka kuriya, nabivuga gute, kuno umugore n'umugabo bashakana bakabyarana, bamara kubyarana bakunguka umuryango, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ariko nkibaza kuvuga ngo umugore ku mugore, umugabo ku mugabo, umusore ku musore, umukobwa ku mukobwa, bishatse kuvuga ngo ni gukuraho iby'Imana yashizeho, bakazana ya mategeko yabo, cyangwa se bakishiraho ibyabo. Bivuze ngo ingorane nyinshi tugira ku iyi si yose, nimvuga ntago mvuga ngo ni igihugu runaka, ndavuga isi yose, ni ukuba abantu Imana yaremye ikabashiriraho ibyo yari yabageneye gukora, barangiza bo bakabiteshuka, bakava mu nzira y'Imana, bo bakishiriraho ibyabo. Izo rero ni ingorane tugomba guhanwa, kuko zikomeye ku bantu. Niyo mpamvu twakira ibihano, ariko nyamara kenshi na kenshi uzasanga ibyo bihano Imana iduhana ari twe twabyiteye. Niba yararemye umugore n'umugabo, hanyuma wowe ukishira mu ntekerezo zawe ko ugomba gushiraho umugabo ku mugabo, ibyo bintu bishoboka bite? Ugatekereza ko umukobwa ku mukobwa bagomba kubana, ugatekereza ko umugore ku mugore bagomba kubana. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Dr.APOSTLE, nkunda bose happy aho muherereye hose, muri abagaciro kuri twebwe, turabakunda n'umutima wacu wose. Reka rero namwe mugumye mudukunde kandi mubitwereke, mubashe gukora ibiruta urukundo tubakunda, kuko kubitwereka nyine ni ugukora subscribe, ni ugutanga commentaire, ni ugukora share, ni ugukora like, kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bibageraho
cyane cyane ndababwira ibiganiro mba nakoze biba bitandukanye, ariko ababwira ngo mujye mubikurikirana, ntukurikirane igishyashya gusa, ahubwo ujye ukurikirana n'ibimaze iminsi, kuko byose birimo mesaje. Iyo mvuze ntago mvuga ku kintu kimwe, ngenda mvuga ku bintu bitandukanye. Rero ushobora kumva ikiganiro kimwe hanyuma ukagira ngo nicyo nakoze cyangwa se nicyo kirimo mesaje gusa, ukavuga ati nkeneye n'igishyashya, ariko n'ibya kera bimaze igihe, ariko nta nubwo ari igihe kinini. Mujye mubikurikirana kugira ngo mubashe kunguka byinshi, kuko nabigereranya gute? Urabona iyo umuntu yatetse ibiryo bigiye bitandukanye, agateka imvange, agateka umuceri, agateka inyama, agateka ubugari, agateka za kawunga, agateka amakaroni, agateka mbega indyo zitandukanye, cyangwa se dukunda kubyita ngo ni imvange. Icyo gihe rero bivuze ngo uriye imvange, uriye umuceri, uriye amakaroni, uriye inyama n'ubugari, uriye iki, buri wese biterwa n'ikimuryohera, ariko ndahamya neza ntashidikanye ko ibiganiro byanjye nkora biba biryoshye kandi muzungukiramo byinshi. Ngenda mvuga ku bintu bitandukanye, icyo navuze uyu munsi sicyo nongera kuvuga ejo. Rero nabashishikariza kuzajya mugenda mubikurikirana, ni iby'agaciro kandi ni ukuri muzunguka byinshi bitandukanye. Ibyo mwahishwe, ukuri mutazi muzakumenya, hanyuma kuko mpagurutse kubabwira ukuri, kubabwira ibihishwe, kubabwira ibyo mudasobanukiwe mukabisobanukirwa, kandi ni ukuri namwe muzagenda mubyiyumvira, kuko Imana yacu iracyakora imirimo n'ibitangaza. Rero nabasuhuzaga mvuga ngo amahoro y'Imana agume kuba muri mwebwe, kandi ukuboko k'Uwiteka kube kuri mwe. Ubushize mu minsi ishize, ni mikeya ishize, ngira ngo nari ndimo mbabwira kuri Theo, ku muhanuzi witwa NIBISHAKA THEOGENE, umwesikoro, ibandi, uwavangiwe, umubeshyi, mbega umukoresha ufite manager witwa Jeanne Pomuseni, niwe wamukoreshaga amubwira ibyo avuga, aza kubeshya akavuga ku bantu bose, abasitari bose aragenda aradukira, avuga kuri ADPR, avuga ku matorero atandukanye, agera muri Zion Temple kuri ba Gitwaza, avuga Izayi, avuga ko agiye guhunga akajya muri Belgique, akavuga ngo yabonaga ngo ku ruhanga rwe handitseho ngo Belgique, aravuga ati icyo gihugu sinkizi. Ni byinshi yagiye abeshya, akavuga ngo Nyabugogo hagiye kuba inkambi abantu bajye bagira kubera inzara, ngo bamwe bazahunga bajye mu byaro. Mbega yagiye avuga amagambo menshi yo kubeshya, abandi avuga ko bapfuye, mbega akica abantu ari bazima. Muri make yagiye avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abeshya abantu, ababuza gutanga amaturo. Murabizi narabibabwiye mbasobanurira yuko ari itegeko ry'Imana, umuhanuzi woherejwe n'Imana ntago aza gukuraho iby'Imana yashizeho, kuko icyo gihe Imana iba yivuguruje. Ariko ngenda mubahishurira, nababwiye byinshi kuri we. Ubu rero tuvugana, ndabatangariza mbabwira ko buriya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, niko umunyarwanda yavuze. Ubu tuvugana yagiye muri gereza, baramufashe baramufunze. Hanyuma nkibaza, ese abo bantu yakoreraga cyangwa abo bamuhaga ibyo avuga bamukoresha nka telekomande, aza akabeshya ngo ni Imana yamutumye, kandi nta Mana yavuganye nawe, kandi mu by'ukuri nta nubwo imuzi. Bamubaza akavuga ngo ni Imana ngo yo mu ijuru ngo akorera, ngo ishoboye byose. Azabeshya abantu ngo ari mwifuhe, azavuga ngo
mfite ifuhe rikomeye ngo kubwo mu murimo w'Imana kandi ashaka kuyobya abantu batandukanye. Rero hari benshi bagiye bamukomera amashyi baramwishimira, bishimira ubwo buyobe yarazanye, bumva ibyo avuga babigenderaho rwose, yavuga komanteri sinakubwira abantu bakamwogeza, ariko nkibaza nti nubwo bamwogeje ubu kari muri gereza nabwo bazagumya bamwogeze. Numvishe umuntu avuga ngo hariho abavuze ngo agiye kuzajya avuga ubutumwa muri gereza. Iyo umuntu agiye muri gereza agenda agiye kugororwa, kwigishwa, mbega kuguhanirwa amakosa ye bitewe n'ibyaha bimukurikiranweho cyangwa se aregwa. Ariko nkibaza ibyaha byose bimuriho aregwa ni byinshi, ariko ntabwo umuntu ugiye muri gereza ngo aba agiye kubwiriza ngo agiye guhindura abantu bari muri gereza. Iyo ushatse cyangwa se Imana igutumye kubwiriza abo muri gereza ubyakira uburenganzira ukagenda, wamara kujyayo iyo ugiye muri gereza ubyakira uburenganzira ukandika urupapuro rubisaba, hanyuma bakakwemerera ugasaba ko ugendayo. Ubuyobozi bwa gereza cyangwa se abacungagereza bakaguha uburenganzira ukagenda ugasura abo bantu ukeneye kwigisha ukabigisha, ukagenda biciye mu mucyo. Hanyuma abahinduka bagahinduka, abagumya kwinangira bakinangira, ariko ntabwo bivuze ngo kuba ngo ugiye muri gereza ngo uba ugiye kubabwiriza. Ese nkavuga ngo ese umuntu azatanga icyo adafite? Niba ibyo yababwiraga nawe yarabibwirwaga, bamubwira batuvuge kuri umusitari uyu n'uyu, agenda avuga abasitari batandukanye, abantu bakomeye bamenyekanye, wenda navuga kuri nka ba Apotre Yungu ukuntu yavuze ngo arafunzwe, nabyo abivuga atari ukuvuga ngo ni Imana ibimubwiye, yarabanje akaneka kubera ko hari ibyaha byari bimukurikiranweho n'ubundi, kuko bari baramaze kumurega. Yagira gutya babona agiye muri gereza abantu bagakoma mu mashyi ngo ni wa muhanuzi uvuga, ngo bigahita bisohora. Dore ko nababwiye ko ikintu kibi gihita gisohora buriya uko byagenda kose. Iyo ikibi kije gihita kiza, wagira ngo umuntu abivuga biri ku muryango. Ni nka kwa kundi ikintu cyakiri umuntu aba ahagaze nko ku muryango, reka mbivuge gutyo, ari gukomanga ugahita ukingura. Iyo ukinguye muhita mubonana. Rero n'icyo kintu kibi kivuye ku Mana cyangwa se umuntu yihandagaje bitewe n'imbaraga akorana nazo, niba ari ukujya mu bapfumu akabikoherereza cyangwa ari ukugira ibindi akora bitandukanye akabitekinika, bishobora guhita biba. Ariko ndahamya neza ntashidikanya yuko Imana dukorera ntabwo ari Imana y'iterabwoba ibwira abantu ngo barapfuye, abantu bishwe n'inzara, abantu barahunze, abantu bagize gute, mbega ibintu bitagira umutwe n'ikibuno, bitagira 12. Rero niyo mpamvu mbabwiye ngo abamukomeraga mu mashyi, abandika komanteri zo kumushimira ngo yakoze, ni umuntu w'umugabo, ngo arimo ngo imbaraga n'amavuta, ni byinshi bagiye bavuga, bakavuga ko bari kumwe nawe, mbega bakavuga ko bamushigikiye. Nzareba cyangwa se nzaba numva uko bizagenda. Ese bazamusanga muri gereza bongera bamukomere mu mashyi? Uwamushukaga se azagenda ajyeyo mu cyimbo cye avuga ati kuba warabeshya abantu cyangwa waravuze gutya, wenda aritwe twakuyoboye kubivuga, none tuje mu cyimbo cyawe, reka wowe were gufungwa, twe dufungwe mu cyimbo cyawe, wowe utahe ujye kugumya kubwiriza abantu ubabeshya ubesikoroka. Ibyo ntabwo byashoboka. ariko uko byagenda kose muri makeya iyo umuntu aje
yaje yitumye biramenyekana, biragaragara. Narababwiye ngo muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere kutari kwashira abahanuzi b'Imana bavuga iby'Imana by'ukuri bazaba bamenyekanye. Ni ubuhanuzi nahawe n'Imana ubwo narindi mu kiganiro nka gutya irabimbwira. Rero reka mbabwire ngo Imana yacu izaza ntizaceceka. Haleluya, haleluya. Iyo amenya ko hejuru y'ibyo avuga cyangwa se nawe mu byo bamwosha hariho gukurikiranwa n'inkiko, ntago yari kuza avuga amanjwe, yari kuza avuga ibintu bizima bitazamujyana muri gereza. Rero yishe abantu bahagaze, yishe yavuze amagambo mabi agiye ateye ubwoba, yangisha rubanda, agumura rubanda, abaturage ababwira ko bapfuye, ababwira ko inzara ije, babwira ko bega ashaka ibintu byo guhabura abantu, batera ubwoba byinshi yajya avuga. Ni ukuri muri make reka inzego zimukurikirane, ribu ndetse n'abandi bashinzwe kurikirana ibyaha, ubushinjacyaha, inkiko, abo ngabo bamukurikirane, hanyuma ahanirwe ibyo yakoze cyangwa se ibyo yavuze. Kuko buriya umuntu aza akavuga ngo njye sintinya ribu, sintinya murangira Thierry, sengera gutengewe, yigize ikihebe, yigize umuntu wahatari, kandi mu byo avuga ari ukuza kubeshya, ari ukucyatsa. Narababwiye ngo kuba umuntu yazanga teranga akivugisha mu ndimi ntago ari byo bigaragaza umuntu utumwe n'Imana. Ahubwo umuntu utumwe n'Imana avuga ibintu biciye mu nzira nziza kandi bitagira uwo bikomeretsa. Mu by'ukuri ntajye kwirirwa yadukira buri umwe wese, kereka utazi ko mbega reka mbivuge gute, kereka umuntu wese atazi ko ari umusitari cyangwa atazi niwe atavuze, ariko yageragezaga kugira ute kuvuga ngo Imana intumye kuri Korode, ejo akaza akavuga ngo Imana intumye kuri Israel Mbonyi, ejo akaza akavuga ngo Imana intumye kuri Zion Temple, kuri Gitwaza, akagenda avuga, ubundi akavuga ngo intumye kuri Zayi, akavuga ngo intumye kuri ADPR, akavuga ngo intumye kuri nusa runaka, mbega akagenda ahimba amazina aza kuvuga, kandi ibyo avuga abyivugisha atatumwe n'Imana. Niyo mpamvu rero buriya umunyakinyoma ntagatinda kugaragara. Buriya nubwo yazaga avuga ngo ari kuvuga ukuri, ngo ari kuburanira abantu, ariko ibinyoma bye byaragaragaye. Ngira ngo kuva aje kuri YouTube, ku ma YouTube atandukanye, aho yacaga ku Musaraba TV ndetse no kuri Zaburi Nshya ndetse no ku Mpanuro TV, aho se yavugiraga, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, niba ari kuri sinibuka iyindi neza, avuga izo eshatu nizo yakundaga gucaho avuga. Ariko uko byagenda kose ubu ngubu byarasobanutse, kuko ndabizi neza ntashidikanya yuko Imana yacu ihorera maso ntisinzira, iturinda ihorera maso ntisinzira, ku manywa na nijoro ihora itubereye maso. Haleluya, haleluya. Ntabwo yakemera rero ku bwoko bwayo bworekwa, bugomya kurogwa, reka mbyite gutyo. Buriya umuntu aje akakubwira amagambo mabi, cyangwa amagambo niyo yaba, yego reka mbyite ko ari mabi kuko si meza, arangiza akakubeshya, akakwesikoroka, ibyo bintu yakubwiye ukabyemera ukabifata nk'ihame. Muri make icyo kintu wemeye wamaze kwisetinga mu bwonko kugira kikuvemo biba bigoye. Muri make bisaba izindi mbaraga, ariko ndashimira Imana ko itatumye agumya koreka abantu, ababeshya yoreka imbaga, dore ko yifatiye abo mu Rwanda, yifatira abo muri Afurika, yifatira n'abo hanze, aba mu bihugu bitandukanye byo hanze. Muri make arenga imbibi, ariko ndashimira Imana ko itajya yemera ko izina ryayo ritukwa kandi rikorwa n'isoni. Rero
muri make iby'uwo mubeshi iby'uwo mwesikoro turabibonye, tubonye aho aruhukiye. Ubu ngubu agiye kurya impungure nk'abandi bose mu by'ukuri, kandi ari we ubyiteye. Iyo yaba yaratumwe n'Imana ntabwo yari kuba afunzwe mu minota ingahe cyangwa se mu mezi angahe akaba agiye muri gereza. Nubwo yahaburaga abantu cyangwa niyo yaba afite izindi mbaraga zimusunikira gukora ibyo cyangwa kuvuga ibyo, ariko uko byagenda kose za mbaraga wari wiringiye, kuko nta cyiza Satani ahemba rwose, kuko ijambo rirambwira ngo umujura nta kindi kimuzana, niko Yesu yavuze, aravuga ngo nta kindi kimuzana arimo ahishura Satani. Aravuga ngo umujura nta kindi kimuzana usibye kwiba, kwica no kurimbura. Rero bivuze ngo ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bizana Satani. Iyo umukorera rero uri umukozi we, ntabwo yabura kuguhemba kuri ibyo bihembo byiwe, cyangwa se kuri ibyo bihembo bimuzana bituma aza gukoresha abantu, dore ko n'abamukorera nyine ibihembo byabo biba bibi, iherezo ryabo riba ribi. Rero murabizi neza ko hari abarangira bimanitse, abandi bikarangira abishe mu buryo budasobanutse. Ndavuga cyane cyane baba baramenye Satani bamukorera, akabona bageze kuri levo yo kuba bamena amabanga ye. Icyo gihe ahita bica akabarangiza. Harimo imyuka ikomeye ya Satani, ariko ndavuga ngo imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abazimu, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'imbaraga zose za sekibi hari imbaraga z'Imana zimira iza Satani. Haleluya, haleluya. Satani akamwara, Satani agakorwa n'isoni n'abakozi be bamukorera uko bwije uko bukeye, kuko nta mpamvu n'imwe yo duhangayikishwa n'umuntu umwe, kuko ndabizi neza nshuti zanjye, abayobye musubire mu nzira. Abo yabeshyaga ngo ntibagatanga amaturo, ngo amaturo barayatanga, abapasiteri bakayarya, ngo ibiki ibintu byinshi. Ibyo narabibasobanuriye muri kiriya kiganiro kindi nakoze mu minsi yashize. Rero mujye mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, muzajya mugenda mwunguka byinshi. Ubu tuvugana rero dosiye ye irimo irakorwa, ngira ngo bazamushinja ibyaha bitandukanye. Ni ukuri, nubwo yasetse Yongwe, nangwa na Yongwe we yagiyeyo bamurega ko ngo yesikorutse abantu akabaka amafaranga, kwihesha ikintu cy'undi, ubujura nibwo bamushinjije. Ariko we azashinjwa byinshi, usibye koshya abantu ngo bamuhe amafaranga asabiriza n'iki, kugumura rubanda. Ibyo azaregwa ibirego bitandukanye, kandi ni ukuri, reka yumve. Buriya urwishigishiye ararusoma, niko umunyarwanda yaciye umugani. Buriya ntago waza ngo uje kuyobya abantu ngo utumwe n'Imana kandi witumye cyangwa ari abantu bari kugukoresha, ukaza ubeshya ngo ni Imana, ngo bikugwa amahoro mu by'ukuri. Theo rero NIBISHAKA THEOGENE, umuhanuzi w'umunyabinyoma, umwesikoro, ibandi, uwo nguwo ibye bigomba kujya habona, kuko muri make iyo bagufashe nta kindi. Ubu dosiye yiwe iri gukurikiranwa. Yaravuze ngo Yongwe ngo ni perezida w'ibisambo, ngo perezida wabo mukuru aragiye, reka nawe rero agende abe uwa kabiri, abe umwungirije, hanyuma bizamenyekana. Buriya ntago burya Munyarwanda we yaciye umugani avuga ngo urucira mukasoro ugatwara nyoko. Yarabivuze nibyo, aravuga ageraho nawe ubwiwe bisa nkaho ibinyoma bye cyangwa se Imana ye yavugaga, twaje gusanga Imana ye ari iy'inda.
twaje gusanga Imana yari yinda, kuko iyaba ari Imana yo mu ijuru ishoboye byose ntabwo yari kuba yaragiye kuvuga biriya akandagaza abantu, akabasebya, akagera aho yica abantu ari bazima, akavuga ngo abantu barapfuye, abana babo barapfuye. Ni byinshi yagiye avuga by'iterabwoba. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ndahamya neza ntashidikanya yuko agomba kubibazwa, kuko ntago waza kubeshya abantu ngo bikugwa amahoro, kandi byitwa ngo ukeneye kwamamara, nk'uko bavuga ngo abantu baza baje gushaka kwamamara, ngo amazina yabo ko yamamara. Ariko uko byagenda kose nawe yari akeneye kwamamara azamukira ku bandi, nuko ahubwo yaje basiga icyasha, abasiga mbega imyanda, imikoshi, ashaka kubahindura ibindi. Ariko ndashimira Imana ko itajya yemera ko izina ryayo rikorwa n'isoni. Abo ngabo bose bazajya bajya habona, abaza bakavuga ngo Imana iravuze itavuze, ubwayo yarivugiye ngo izabakubita inkoni nk'iz'akabwana, bazakubitwa inkoni zitagira uko zingana. Uko byagenda kose buriya nkawe uvuge, nkawe uvuga ati ni njye witumye, ibyo mvuga ni kubwanjye, ariko wibeshyera Imana, kuko kondisiyo iyo uhamagawe n'Imana mu bahanuzi bose cyangwa se abakorera Imana by'ukuri, apana bya bindi byo kubeshya, kondisiyo iguha ya mbere ni ukubwira ngo ntuzavuge ngo navuze ntavuze, ntuzambeshere ngo ni njyewe wakubwiye cyangwa wagutumye ntakubwiye. Bivuze ngo rero icyo gihe iyo uri kuri iyo kondisiyo ugendera kuvuga ngo Imana irantumye cyangwa irambwiye, ari uko yakubwiye, nta kuyibeshyera kurimo, koko biturutse kuri yo. Niba ari iyerekwa wagize rikaba ryaturutse kuri yo, niba wumvishe ijwi rikaba ryaturutse ku Mana. Haleluya. Hanyuma Imana ikaguha kubatizera. Bamwe bakunda kuvuga batese ni iki twabasha kumenya, twabwirwa n'iki ko ari Imana imutumye? Kubatizera babasha guhabwa n'ibimenyetso, ariko umuntu wizeye ntabwo Imana imuha ibimenyetso. Imana ibiha abantu batizera, ba bandi badapfa kumva, ba bandi binangira, ubwira mbega ukamera nk'uri gusuka amazi ku rutare. Ariko abantu bizera Imana ko ishoboye byose, ari inyembaraga, bizeye n'ubutware bwayo n'ubushobozi bwayo n'ubuhangange bwayo, uko yaremye isi ikadendeza inyanja n'ibigirimo, ikavuga ngo utanzi agomba kumenyera. Wenda n'iyo umuntu yareba ibyo naremye, Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo niko yarahiye, ikavuga ngo niryo zina ryanjye, cyangwa se muzajye mubanyitira, kuko bari abakozi bayo babanye nayo. Iyo Mana ishoboye byose, igira impuhwe n'ibambe, itinda kurakara, iyo Mana ijya ikora imirimo n'ibitangaza, igakura abantu h'igisuzuguriro, ikazamura abandi, ikamanura abandi iyo ibishatse. Iyo Mana ihana inkozi z'ibibi iyo zishize hejuru, cyangwa se bashatse kwizamura mu bwibone, Imana ikaguhana, cyangwa wakoze amakosa. Iyo Mana ihana niyo mvuga, ariko ikaguhana bitewe n'amakosa yawe. Kimwe nuko ushobora kwihana ukavuga ati Imana nakosheje, none ndakwinginze mbabarira, ikakubabarira. Rero yaje arimo gukanga abantu, ababeshya ngo murapfuye, murashize, birarangiye, mbega agenda akangana, abwira abantu ko Imana yica. Muri make nta uwo yahanuriye wese cyangwa yazaga kuvuga ngo Imana ngo iramutumye, yazaga avuga urupfu. Yatavugaga urupfu, yavugaga inzara, yavugaga ko abantu bahunze, yavugaga mbega ibintu bitagira 12 bibi gusa. Nkibaza umuntu atumwe bibi guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, nta kiza Imana yamutuma. Ese muri make navuga ko Imana yamaze guhemba abantu, ko yavuze ngo izaduhemba,
turi mu iyi si. Ubu ni ukuvuga ngo buri wese nta muntu ugikodesha, buri wese aba mu nzu ye, nta muntu ukigenda n'amaguru, buri wese afite imodoka ye. Muri make abantu bakobwa bamaze gushaka abagabo, abasore bamaze gushaka abagore. Hari abantu bose bararya bagahaga, nta nzara ikiriho. Abantu ubu ngubu baranezerewe, bari mu munezero, nta ndwara zihari Imana ikeneye kuba yakiza. Mbega nta bintu igikora, mbega gukora yarananiwe ku buryo ijya kuvuga ibibi gusa, murapfuye murashize, ibintu bibi gusa, nta cyiza na kimwe Imana yavuga. Ntiyavuga ko ikije indwara abantu, ntiyavuga ko hari ibitangaza ije gukora, ntiyavuga ko hari ibindi igiye gukora, hari ibyiremye. Ariko Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mbigenze nte? Ibyo rero byo kutubeshya, kutwesikoroka, Imana ishimwe ko yadukuriyeho umwesikoro. N'undi wese uzagerageza kuza kwesikoroka abaturarwanda, abanyarwanda ndetse n'abandi bose bari mu gihugu cyo hanze, abumva ikinyarwanda, dore ko yavugaga mu kinyarwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abandi wenda bashobora kumva ikintu akakibwira undi akamusemurira bitewe n'ururimi yumva. Ariko uko byagenda kose ndashimira Imana cyane mbikuye ku mutima, kuko uyu mugabo wiyise ngo ni umuhanuzi, muri make yahabuye benshi, reka mbyite gutyo, abatera ubwoba, bahindura ibisenzegeri. Bamwe bari bagiye kugenda bikanga, batangiye kwikanga bitewe n'ukuntu yabahabuye. Abo yakoranaga nabo ibiganiro akababwira ko amacano yabo bambe amakamera yabo arashya, ibiki n'ibiki, agenda atera abantu ubwoba. Mbega ahera kuri buri umwe wese, yewe agera nabo akorana nabo ababwira ngo amacano bambe amakamera yabo azajya ashya, ibintu nibamara gukorana ibiganiro ntibakakira abantu bose babonetse, mu buryo bwo kuzimangatanya ibimenyetso kugira ngo hatazagira umuntu uza ngo avuge ku bubi bwe, kuko buriya Imana ihora itubereye maso. Buriya ntabwo yazana umuntu yakizana ngo aze kubeshya ngo Imana iravuze, ntabwo yabura kuba yamunyomoza ngo yohereze undi muhanuzi urimo neza ngo avuga ati uyu nguyu arabeshya. Dore ko hari abakoranaga nawe, navuga ngo ni kampani cyangwa sosiyete ya Jeanne Pomsen, afite abahanuzi bamuvugiraga, niba bamuvuze nabi akagira abaza bakamuvuga neza, yewe abimusanze, ab'ikibunga, bahehe, afite mbega komite n'abatera komantere bati uwo muntu turamuzi neza, ibiki n'ibiki, bagenda babeshya. Abo ngabo bose amayere yabo twarayamenye. Ntangazwa no kuntu abantu mutabasha kumenya amayere y'abantu, ugasanga umuntu araje aravuze ikintu kimwe, ejo araje avuze ikindi, ejo bundi araje avuze, mbega uko aje avuga ku kintu kimwe, nta kindi. Mbega ubutumwa ni bumwe, message ni imwe, yego uko bwije uko bukeye. Uwo muntu mbega nkibaza, Imana ihora itanga ikintu kimwe. Niba ari ukwihana yavuga ngo mwihane, uyu munsi tukihana, ariko si nejo izavuga ngo twihane, nejo bundi vuga ngo twihane. Ntabwo umuntu ashobora kuzana ikindi ubundi butumwa yahawe, nubwo kwihana gusa, nubwo kurimbuka, nubwo abantu guhura n'ingorane. Nkibaza ibyo ni ibiki? Bene data mube maso cyane cyane, abantu musenga mwamenye Imana muyizeye. Bene data ntimugapfe kuyobya na buri wese, kuko ndahamya neza ko twarandikiwe, hari bibiriya yera tugomba gusoma. Ijambo ry'Imana ribe ryinshi muri twe rigwire, mujye musoma bibiriya musobanukirwe. Aho mudasobanukiwe wabasha kwegera abanyamwuka bakagusobanurira. Muri abo banyamwuka nanjye ndimo nkagusobanurira, dore ko nabashe kuyisoma nkayisobanukirwa. Hanyuma ubu ngubu nanjye nkaba ntari muri ba bandi umuntu yaza akayobya uko yiboneye. Nkashimira n'Imana ko yaduhaye ku kibitsanyo cyayo, cyangwa se Mwuka Wera ari we uduhishurira ibyenda kuba n'ibizaba n'ibiri
n'ibyabaye ndetse n'ibiteganywa byose Imana ikaduhishurira. Kubera iki? Mwuka wera uturimo. Imana ishimwe. Mube maso, mucane ku maso. Bavuga ngo mwami mwami sibo bazabona ubwami bw'Imana. Erega buriya hari abamaze guhembwa, bamaze kubona ibihembo byabo mu iyi si, ariko uko byagenda kose ibyo ngibyo Imana irabizi neza. Abayikorera neza, abayibeshyera, abavuga ngo yavuze itavuze, abavuga ngo iravuze yavuze, abo bose irabazi, kuko iratuzi izi n'amazina yacu. Rero navugaga kuri uwo muhanuzi w'ibinyoma, NIBISHAKA THEOGENE, ko ubu ngubu ibye byagiye ahabona. Ndizera ko nta wundi muntu azongera kuyobya, yewe n'abasanze muri gereza n'abayobya birabareba, nta kundi nyine. Ariko uko byagenda kose tuzabarogora, kuko nta kindi Imana idushiriyeho, ni ukugira ngo abantu bere kugumya kuba mu buyobe, bere kugumya kuyobwa na buri wese, ahubwo niba bayobye Imana ibashe kubayobora mu nzira nziza. Uwo Theo rero reka muveho, hanyuma nivugire ku perezida EVARISTE Ndayishimiye, perezida w'i Burundi. Mushimira cyane, mvuga ngo ni umuntu w'umugabo. Kubera iki? Yakoze ikintu cyiza cyane, aho yavuze ati yavuze ngo abatinganyi ntabakeneye mu gihugu cye. Uyu muperezida rwose bibaye ngombwa umuntu yamugurira n'akantu. Kubera iki? We asobanukiwe neza n'ijambo ry'Imana. Yaravuze ati abangaba nibo baduteza ibyago, baduteza amakuba, baduteza ibyorezo, baduteza ingorane, baduteza kuba abantu bahinga imyaka ikarumba. Kubera iki? Kubera ubutinganyi. Tukabura izuba, tukabura imvura, mbega ibintu bikaza bitwivangitiranyaho, tugahura n'ingorane n'ibihano kubera abatinganyi, kubera ibibi abantu bakora, kubera ibyo tugenda dukora uko bwije uko bukeye. Aravuga ati Imana yigeze yicuza impamvu yaremye iki? Yaremye umuntu, yicuza impamvu yamuremye. Birababaje kuba yararemye umuntu, Imana yo mu ijuru ishoboye byose, ikamubumba, ikamugira uko ishatse, ikamuha no kuba yavuga, akumva, akabona, mbega agakora muvoma, akagenda, buri kimwe cyose akagikora. Ariko yarangiza agashaka kuzana iby'Imana itashizeho, akavuga ngo njyewe ngomba kuba iki? Ngomba kuba, niba uri umugabo ukavuga ngo njyewe ngomba gushakana n'undi mugabo, niba uri umugore ngomba gushakana n'undi mugore, niba uri umukobwa ngomba gushakana n'undi mukobwa, umusore ku musore. Urumva izo ntekerezo z'abazimu ziba zaje mu bantu, uvuga ngo abantu babane bahuje ibitsina, maze amadini nayo akabihesha umugisha, dore ko abenshi nyine nta mwuka w'Imana bagira biyobora. Buriya abantu bayoborwa na kamere, nshuti yanjye, na Bibiliya avuga ngo si abantu b'Imana. Haleluya! Kereka nibihana cyangwa se bagasaba Imana ikabaha mwuka wera w'Imana, ari wo uzatugeza ku Mana, cyangwa se ari wo uzatugurutsa tuzamuka mu kirere dusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Uyu muperezida EVARISTE Ndayishimiye yavuze ijambo ryiza cyane ryanejeje umutima. Aravuga tumva, icyaba cyiza nuko bajyanwa muri sitade bagaterwa amabuye. Hanyuma umva icyantangaje, abatinganyi bose bari mu gihugu cy'i Burundi bashatse uburyo biyenyegeza, bakihisha.
kugira batababona. Muri make ni amahoro bafite, igitima kiri kudiha. Kubera iki? Kubera ijambo ry'umukuru w'igihugu. Baravuze ati ijambo ry'umukuru w'igihugu riba rikomeye. Rega buriya reka mbabwire, inkozi z'ibibi zose zishigikirwa n'abantu bakabaye bagira ute bazirukana. Ariko ndashimira perezida EVARISTE Ndayishimiye ko yirukanye izo nkozi z'ibibi. Rwose bazaterwa amabuye, rwose nanjye ndamushigikiye, kuko nta cyiza baba bifuriza igihugu ndetse n'abagituye. Buriya iyo umutinganyi yahawe ijambo mu gihugu, ni ukuvuga ngo ibihano byose bihabwa abatinganyi bigera ku gihugu cyose, bigera ku bantu bose bari mu icyo gihugu, cyangwa se nabo bafatanije. Ugasanga muri make ingorane ziri kuba, kubera ko iyo Imana ihanye ntabwo ihana umuntu umwe cyangwa ngo ihane uwakoze icyaha gusa, ahubwo ingaruka ibyo bihano yahanye bigera kuri buri muntu wese. Ndashaka kubabwira, hari Abayisiraheli ubwo babaga bagiye gutera cyangwa se bagiye kurwana nk'ahantu, hanyuma hakagira umuntu ufata ku minyago akayihisha. Imana yarabahanaga bose, niba ari icyorezo bateje bose kikabageraho, niba ari mu gigije ikabageraho, bose hatavuyemo n'umwe, kugira ngo bibashe kumenyekana ninde wabizanye, ninde utumye icyo cyorezo kituzaho. Bagasenga Imana, yamara kubahishurira uwo ari we, bakaba bamwica. Bamara kumwica, wenda uburakari bw'Uwiteka bukarangira, bukavaho, hanyuma ikabona kubababarira. Ariko ntihabure kuba hagize abapfa. Kubera iki? Kubera wa muntu umwe wakoze icyaha, cyangwa babandi babiri. Bivuze ngo rero n'abo batinganyi iyo bakoze ubwo butinganyi bwabo, bakemererwa bagakora ibyo bakora mu gihugu, igihugu cyose barahanwa. Abaturage bose, ninjye kuvuga ngo abaturarwanda, navuga buri gihugu cyose kirimo abo batinganyi, kirimo iyo myuka mibi y'abatinganyi, kibasha guhanwa, kandi ingorane zose, ibihano byose bikagera kuri buri muturage uri mu icyo gihugu. Rero urumva ni ikintu gikomeye abantu batajya baha agaciro, ariko nyamara kirakaze. Nshuti zanjye, bavandimwe, rero ikintu cyanejeje, yaravuze atumva, njyewe ntitaye kuri abo batuzanira ibyo ngibyo. Rega buriya kwandura, buriya umuntu yandura ikintu acyandujwe n'abandi. Ntabwo ibi bintu bipfa kuza ngo bize byihandagaze, byinjire mu matorero, byinjire mu madini, byinjire hehe hose, ngo byemerwe, abantu bemere kuzamura ibendera gutyo gusa. Hari agakingirizo, nabyita iki? Hari ukuntu bakinga abantu mu maso amafaranga, bakabemerera amafaranga, bamara kubemerera amafaranga, barangiza umuntu akaguha amafaranga ukagira ngo n'ay'ubuntu aguhaye, kumbi hari ikibyihishe inyuma. Noneho perezida EVARISTE Ndayishimiye arabireba, aravuga atumva, njyewe izo nkunga zabo z'abanyamahanga bazireke, kubera ko ntemeye ubutinganyi, bazireke, ariko igihugu cyanjye kibamo amahoro. Rega umugisha y'Imana yashatse kuguha umugisha irawuguha, ntabwo iwuguhera ku baguhaye bitewe n'uko hari ibindi bakuzaniye, cyangwa hari ibindi byorezo bashaka kugushyiramo, cyangwa se nabivuga gute, kukugaburira ibintu bihumanyije. Reka mbigereranye nka gutya. Hari ukuntu umuntu wenda aguha ifunguro ryo kurya, ariko akaba yariroze. Rero iyo ubashije kumenya ko ibyo biryo biroze ntubirye, nta kibazo rwose, nta kibazo uhura nacyo kuko wabiretse. Ariko iyo uzi ko biroze ukabirya, ingorane, cyangwa se niba ari ugupfa, niba ari ukuruka, niba ari ukugira ute, niba ari ukugenda kuryama mu bitaro ukaryama, cyangwa mbega ingorane n'ibibazo bindi bikurikira kuba wariye ibyo biryo biroze.
zikugeraho. Si ngombwa ko zigera kuri wowe gusa, ahubwo zigera kuri rubanda nyamwinshi, ku bantu benshi batandukanye, kuko niba uri umwe nyine ukaba wabiriye, urumva ni igihano kigera ku gihugu cyose. Nshatse kuvuga ko ubwo butinganyi, niba perezida yemeye ko bwinjira, bukemerwa, bakabaha karibu abo babizanye cyangwa bashaka kubishyiraho nk'itegeko, iyo bihawe karibu bikinjira, muri make ni umuntu umwe ubizanye, ariko Imana nihana izahana abaturage bose b'icyo gihugu runaka. Mvuze ko Uburundi nyine bubyanze, ariko wenda na Uganda ngira ngo barabyanze, n'ibindi bihugu bitandukanye bagiye babyanga, ariko hariho ababyemeye, bemeye ko ubwo butinganyi bwinjira. Ubwo rero ingorane, ibyorezo, indwara zitandukanye, inzara, ibihano Imana izajya ihana abantu babyemeye, bemeje ibyo bibi byose, izo ngorane, icyo gihe bizajya bigera kuri rubanda rugufi, na wa wundi w'inyuma w'umuturage utazi ngo igihugu kiyoborwa gute cyangwa kimeze ute, uwo nawe bimugeraho, kuko iyo nzara yije imugeraho, ibyorezo iyo bije bimugeraho, niba ari ugupfa nawe agomba gupfa. Kubera iki? Kubera ko nyine, kubera ko ibyo bintu byaje, nubwo atabizi, atabigizemo n'uruhare, ariko uyu muperezida rero Evariste Ndayishimiye, nashimishijwe n'ukuntu azi n'ijambo ry'Imana, yasomye bibiriya, ukuntu yamenye buryo ki i Sodoma n'i Gomora ko harimbutse hazize ubutinganyi, Imana ikahatwikisha umuriro bitewe n'iki? N'ubutinganyi. Bivuze ngo Imana ntabwo yaremye umugore ku mugore, ahubwo yaremye umugore n'umugabo. Ntabwo yaremye, mu yandi magambo, yiza kurema Adamu ikongera ikarema undi Adamu, byari kuba ari ikibazo. Ariko yaremye Adamu na Eva, irangije ibaha umugisha, iravuga ngo mubyare mwororoke, mukwire isi, mu isi yose, mbega mugwire. Mu yandi magambo ni nka kuriya, nabivuga gute, kuno umugore n'umugabo bashakana bakabyarana, bamara kubyarana bakunguka umuryango, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ariko nkibaza kuvuga ngo umugore ku mugore, umugabo ku mugabo, umusore ku musore, umukobwa ku mukobwa, bishatse kuvuga ngo ni gukuraho iby'Imana yashizeho, bakazana ya mategeko yabo, cyangwa se bakishiraho ibyabo. Bivuze ngo ingorane nyinshi tugira ku iyi si yose, nimvuga ntago mvuga ngo ni igihugu runaka, ndavuga isi yose, ni ukuba abantu Imana yaremye ikabashiriraho ibyo yari yabageneye gukora, barangiza bo bakabiteshuka, bakava mu nzira y'Imana, bo bakishiriraho ibyabo. Izo rero ni ingorane tugomba guhanwa, kuko zikomeye ku bantu. Niyo mpamvu twakira ibihano, ariko nyamara kenshi na kenshi uzasanga ibyo bihano Imana iduhana ari twe twabyiteye. Niba yararemye umugore n'umugabo, hanyuma wowe ukishira mu ntekerezo zawe ko ugomba gushiraho umugabo ku mugabo, ibyo bintu bishoboka bite? Ugatekereza ko umukobwa ku mukobwa bagomba kubana, ugatekereza ko umugore ku mugore bagomba kubana, ugatekereza ko umusore ku musore bagomba kubana, biragatsindwa n'Uwiteka. Abo ni abazimu, izo ntekerezo n'iz'abadayimoni, siziva ku Mana pe. Ni ukuri abantu dukabije kugendera mu ngeso mbi, kandi ni ukuri Imana yaratugeneye ibyiza, hanyuma twe tugashaka kwishiriraho ibyo bibi byacu twazanye, hanyuma byatugeraho, n'ingaruka zatugeraho, tugatangira tukatakamba ngo Mana tubabarire ibiki n'ibiki, kandi ari twewe twabyiteye.
mu by'ukuri ingorane zose tugira twebwe abantu nitwe tuzitera. Yewe twemera kugendera kuri gahunda y'Imana, tugakora iby'Imana yadushiriyeho, tukagendera mu mategeko yayo, tukagendera mu byo yaremye igashiraho ikabona ko ari byiza ikabitugenera, kuko ntabwo yatugeneye ibibi. Mwibuke ko n'uru twita urupfu ari twe twarwizaniye. Abantu banga kumvira Imana, barangije bikorera ibyo bashatse, bakora ibyaha. Hanyuma mwibuke ko urupfu rwazanwe n'ibyaha. Nuko abantu basuzuguye Imana bagashaka kuzajya bikorera ibyabo nyine, bakanduzwa, Satani akabanduza kuba abanyabyaha. Muri make bagafata uwo mwuka wa Satani wo kwigomeka, wo kwanga kumvira Imana. Rero uwo mwuka wa Satani winjiye mu bantu, warangiza ukagomesha abantu, ukabakura ku Mana, bakumva ko Imana ibyo ivuga bidafite agaciro, cyangwa ibyo yashizeho yaremye bidafite agaciro, bagashaka kwishiriraho ibyabo. Ingorane zose tuzakira cyangwa zigomba kutugeraho ziturutse ku Mana, ni twebwe tuba twagize ute, twabyiteye. Bishatse kuvuga iki? Buriya iyo umubyeyi afite umwana agakosa, iyo umubyeyi ahanye umwana aba ahanwe, ariko abazize iki? Abazize amakosa yakoze. Kuko Imana ni umubyeyi. Mu yandi magambo, reka mbivuge gutyo kugira byumvikane. Niba twebwe abantu yaremye twakoze ibyaha, ikaduhana, iduhanye bya kibyeyi, iraduhanye kuko ibifitiye ubushobozi, kuko yakuremye ikaguha ubuzima no kubukuraho yabukwambura ako kanya ibishatse. Ubwayo yaravuze ngo mwampanya nande, mwangereranya nande, ninde dusa, ninde twahwana, ninde mwangereranya nande. Aravuga ngo murema ibiti, umuntu agafata igiti akagenda akagitema niremeye, yarangiza akakibaza, yamara kukibaza akagiha ishusho ashaka, yamara gukuramo ishusho ashaka, ngo igisigaye ngo akagicana, akota umuriro wacyo, ngo imbeho igashira, ngo akavuga ngo orarararara. Kubera iki? Ubukonje yari afite buvuyeho. Yarangiza akagenda akagifata akacyubararira ngo ni Imana ye. Kugeza ubwo abantu bifata tukishakira ibigirwamana, tukabyubararira, tukabisenga. Muri make Imana tukayivaho. Bene data, ndabasaba kugira ngo tugarukire Imana, tuve mu ngeso mbi, tuve mu bidafite umumaro, twiringire Imana, nayo izatugirira neza. Niba ukenye uyu munsi, wizere ko ejo uzakira. Niba ufite ibibazo uyu munsi, wizere ko ejo ibibazo byawe bizavaho. Niba urwaye, wizere gukira. Kubera iki? Kubera ko wiringiye Imana, wizeye ko Imana ishoboye byose. Wibuke, niba uri mu bigeragezo cyangwa uri mu ishuri, uvuga ati iri shuri ndi kwiga rizarangira, ntabwo nzahora ndi mu ishuri, ntabwo nzahora nambaye inifomo. Ariko bene data, tugendere ku by'Imana ishaka, twere kugendera ku byo twebwe dushaka. Dore ingorane zose duterwa n'ibibazo byose bitugeraho, nitwe tubyitera. Mwibuke Imana irema umuntu, yaramuremye, irangije ishiraho nuko izamuyobora. Mwibuke abantu umunsi bahindukaga babi, Imana yatangiye kuzajya iduhana. Mbega dutangiye kwigomeka ku Mana yacu, irangije kuduhana. Na n'ubu ibyo bihano turacyabigenderamo. Kubera iki? Turigomeka, tukanga kuyumvira. Mwibuke igihe Abayisiraheli bayoborwaga n'Imana, kuko nibwo bwoko Imana yari yaratoranije. Burangije buravuga ngo ntidushaka Imana, ahubwo dukeneye kwiyobora. Nshuti zanjye, iyo umuntu yananiwe kuyoborwa n'Imana kumva ko agomba kwiyobora, nta cyiza akora, ahubwo ni ibibi. Umva baravuze bati, babwira Samweli, baravuga tumva natwe dukeneye kugira ngo tuyoborwe n'umuntu, natwe tuyoborwe n'abantu, tugire umwami. Imana irangije
irebye ko batekereje ko bagomba kuyoborwa n'abantu iyo bakayanga, ngo Samweli ayigera hari kurira abwira Imana, arabwira ati Imana dore abantu bakwanze ntibagushaka none bakeneye kwiyobora, nkora iki? Imana iramubwira ati genda bakorere icyo bashatse, genda ubimikira umwami. Aribwo yagendaga kwimika Sawuli. Arangije nawe akora ibidakorwa, ntiyumvira Imana. Icyo yari yamwimikiye cyangwa yari yamushiriyeho ntiyagikora. Ariko iramubwira ngo ugende ubwira abo bantu, abo bayisiraheli, babwire ngo abana babo bazakorera umwami, bazababaja, bazaba bagaragu b'umwami. Mbega ibintu byose byiza bizaba iby'ubwami. Arangije Samweli aragenda arabibabwira. Barangije baravuga ngo nta kibazo, twewe icyo twizera nuko, cyangwa icyo dushaka nuko tuyoborwa n'umwami tukamera nk'abandi bose. Icyo gihe abantu bamara kwimura Imana bakavuga ngo bakeneye kuyoborwa n'abantu, nibwo Imana yagiye ishyiraho abayobozi nyine bagomba kuyobora. Niho byatangiye abaperezida, abami bajyaho nyine, itangira gushyiraho abantu bo kuyobora abandi. Muri make ntabwo Imana abayisiraheli cyangwa se ubwoko Imana yabaga yaratoranije cyangwa se abakirisitu abayimenye, ntabwo bayoborwaga n'abandi bantu, ahubwo bayoborwaga n'Imana. Bayivuyeho rero itangira gushyiraho abantu bo kuzajya babayobora. Itangira gushyiraho abanyamubiri, yashyizeho abanyamwuka, bakimikwa bagashyirwaho. Ariko byageze aho bivaho kuba yakimika umwami imusutseho amavuta, abantu batangira kubyishiriraho. Bakavuga ngo hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ubwami bwose buturuka ku Mana, ariko muri make hari n'abishiraho, kuko ntago navuga ko bose baturuka ku Mana ari Imana iba yabigenye. Ntago nabyemera. Wowe uko ubyumva sinkuzi, iyo niyo myumvire yanjye. Nawe ufite icyo wizera cyangwa uko ubyiringira. Bishatse kuvuga ngo niba Imana igushizeho, igushyira hari uko uyizi, uzi amategeko yayo, uzi ibyo ikunda, uzi n'ibyo yanga. None ni gute izifata ikagushyiraho nta kintu na kimwe utayizi? Uvuga ngo iyo Mana iba hehe, iyo Mana muvuga ni iyahe, ese Imana imeze ite? Utazi n'uburyo ikora, utazi na kimwe, yarangiza ngo niyo yagushizeho. Icyo gihe uba wishizeho cyangwa se washyizweho n'abantu, nabyo birashoboka. Kuko ijambo rirambwira ngo abihamagaye ni benshi, ariko abatoranijwe ni bakeya. Muri abo bakeya rero nibo bajya bagaragara bakavuga ati ibi ntitubishaka, hagira ibishyirwaho bishaka kubangamira umurimo w'Imana cyangwa bishaka kubangamira amategeko y'Imana, bakabyanga kuvuga ati ibi ngibi ntitugomba kubigenderamo. Ariko wa wundi wishizeho cyangwa washyizweho n'abantu niwe uzumva agendera muri bya bindi nyine bije byose byaba bibi yaba ibyiza, akemera agacakira agasingira. Kubera iki? Adasobanukiwe, kuko atazi icyiza n'ikibi. Nabigereranya n'umwana utazi icyiza n'ikibi. Iyo umubwiye icyaba icyiza yaba ikibi, abyakira gutyo kuko atabizi. Reka nsoze mvuga ngo amahoro y'Imana agumye kubana namwe, kandi ukuboko kwiza kw'Uwiteka kugumye kuba kuri mwebwe. Reka mbabwire ngo mumenye guhitamo icyiza, muhitemo, mwirinde ikibi, mumenye kugira amahitamo. Mwere kwemera ibije byose. Ese ikintu niba kije cyadutse mu isi kikaduka, twe twadukane nacyo tucyemere ko ari cyo koko? Banza ushishoze umenye ngo iki kintu kije, ese koko cyari gikwiriye? Ese ninkemera nta hantu ndaba, nta kosa ndaba nkoze? Ese Imana irandeba ite niba nemeye ibyo bibi byose? Ninshaka kuvuga ngo ibibi, reka mbigereranye gute? Reka mbishire mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ingero nzajya ntanga ingero zo muri Bibiliya, kugira ngo hatagira uvuga ngo nibyo nihimbiye cyangwa nibyo nivugiye. Nuza mwibuke Daniyeli, ubwo umwami yabazaga igishushanyo ngo bakiramye,
bagipfukamire. Daniyeli, Meshake, Sadurake na Abedenego, abo ngabo bahagaze mu Mana neza, banga kuramya ibyo bigirwamana umwami yari yashizeho ngo babyikubita imbere. Bishatse kuvuga iki? Niba ikintu kije, menya sobanuza Imana, yibaza ati Mana, ese iki kintu koko niba utanerekwa, niba utanumva ijwi, niba utari umuhanuzi, nibyo wenda njyewe nshobora kubimenya kuko ndi umuhanuzi, ndanerekwa, numva ijwi, ngira ibyo mbasha gusobanukirwa hamwe n'Imana cyangwa se na Mwuka Wera kansobanura. Ariko nkibaza, niyo waba uri umunyamubiri, ese nta kundi kuntu wasaba nibura n'ikimenyetso? Imana ntiyabura buryo igusanga ikoresheje umuhanuzi wayo, cyangwa se ikoresheje no kuba yakurotesha inzozi ukazibona, ariko ukareka kwivanga gukora ibidakorwa ngo ubyemere, ngo niba bije koko nawe ubyakire. Hari ibintu biba bigaragara. Niba haje ikintu cyadutse runaka mu gihugu, nawe ucyemere, uvuge ngo niba babajije icyo kigirwamana, nawe ugenda ukikubita imbere, uvuge ngo iyi niyo Mana yanjye, kandi uzi Imana yo mu ijuru ishoboye byose, yaremye isi ikadendeza inyanja. Iyo Mana tuvuga idakangwa na biracitse, iyo Mana yihagije yera, haleluya. Iyo Mana y'inyembaraga, iyo yakuremye ikaguha umwuka uhumeka ku buntu, nta kiguzi watanze, mu gihe abandi babasha guhumeka umwuka baguze muri mbomboni bakishura amafaranga, mu gihe wowe ubuhumekera ubusa. Iyo Mana mbabwira, iyo ngiyo, iyo. Ese koko ibintu byose bije uzajya wakira? Aho ngaho mvuga iki? Haje inkingo, abantu bose bemera kwikingiza, okay, sava. Nta kibazo. Haje ubutinganyi, barabwemeye, nawe urabwemeye, kandi byitwa ngo usenga Imana, uravuze ati nta kibazo. Haje ibizira bigiye bitandukanye, uremeye kandi urasenguza Imana. Ese nshuti yanjye, ese koko usenga Imana cyangwa usenga dagoni? Mbwira, urusenga Imana yo mu ijuru cyangwa usenga Satani? Ese wizera Imana koko? Ese ni ibiki wizera bituma ubasha ibije byose bibi ubyakira? Imana y'amahoro ibamera umugisha. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Murakoze. Amahoro y'Imana abane